intego y'Imana gukora ihema yari yihe. Ndashaka ngo dusome kuva 25 dusome ku 8. Igitabo cyo kuva 25 umurongo no wa 8. Bibiliya iravuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Nukuvuga ngo the main purpose y'Imana kugira ngo ibwire Musa gukora rira hema kwari kugira ngo Imana iziture mu bantu bayo hagati muri bo. Kandi cyo kera murabizi uyisomye Yohana w'Injiri dusome kuri 1:14 haravuga ngo jambo uwo yambara umubiri ngo aza kubana n'abantu be. Jambo uwo yambara umubiri aza kubana n'abantu be. Twongeye kugaruka mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubanze dushima Imana kuko twongeye kubona uburyo bwo kuba hano hantu. Tunashimira aya TV atandukanye ari mu Rubunga TV, Tongo TV ndetse na Room of Righteous. Turavuze ngo abantu bose badukurikirana mugende utarakora subscriber reba izo mbuga cyangwa se ayo TV kanda kuri kari akantu k'umutuku kugira ngo uzukomeze ukurikirana ibiganiro bagenda bategura buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu burushirizeho kugenda buba bwiza. Kuko demo tugenda twunguka niko ubuzima bwacu bugenda bwakira kugubwa neza no kubatuka ndetse no kubaho mu buzima Imana yaduteganirije. Rero twagarutse kandi kugira ngo tuganire namwe ubutumwa bwiza. Tugenda tuganira topic zitandukanye ariko uyu munsi natekereje ko tugomba kuganira hejuru y'ihema. Isezerano rya kera hari ikintu bagiraga cyitwa ihema cyari kidesigninzwe mu bundi buryo butandukanye. Abantu benshi ntekereza ko benshi batazi uburyo kijyari ricoye, ibikoresho byarimo indani, uwarikoze, impamvu yaryo, kubaho kwaryo, kuko ni ikintu cyabayeho cyaje gutsimburwa ndetse na kanisa bubatse cyangwa se urusengero Salomo yubatse byari bifite amana manini cyane ku buzima bw'umukristo cyangwa se ku buzima bw'uwizera Yesu. Niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo tubigarukeho turebe iri hema impamvu yaryo ryari irihe, kubera iki rira hema ryakozwe kuriya ryari ryubatse uko ryari ryubakitse. Uyu munsi rero ndashaka ntega amatwi turebere hamwe ibintu bikeya ni rinini cyane twafata n'amezi 2 turivugaho, ariko ndashaka ko uyu munsi byibuze dukora introduction tuzakomeze ku gice cya kabiri turisobanura. Ndarakomeza kuvuga imbere ninjira mu buryo bwo kurisobanura. Ndashaka kugira ngo mbanze ntange byibuze nka description ntoya y'uburyo kihema ryari ryubakitse, kugira ngo ninza kuvuga ibikoresho nuko byari bimeze, uko byari bipanze, noneho muze kumenya uburyo ki byari bikozemo, kubera ko sinabisobanura icyo byashushanyaga ntabanje kuvuga uko ryari rimeze nuko ryari ripanze. Nkuko nari mbivuze, iri hema Imana ibwira Musa kuryubaka ndetse nabo yakoresha kugira ngo baryubake, yamuhaye plan yo kuryubaka. Kubera impamvu twe kugeza kuri none tutagombaga gutekereza, ahubwo Imana yonyine niyo yarizi impamvu ishaka gukora ihema. Noneho iriruka nkibwira Musa uburyo ki azadesigninga iri hema, ngo arangize Musa abikora nk'uko Imana yamubwiye. Abagabo yabwiye kuzamufasha kuryubaka bararyubaka. So kunjamake dore uko byari bimeze. Iri hema Imana yabwiye Musa ngo aripange mu buryo bumeze nka rectangle. Abantu bize muzi icyo kintu uburyo gipanze. Rectangle niko ryari ricoye,
ngo irangize ibwira Musa ngo nafate abanyesirayeli bose imiryango 12 bagende bakambika impande ko ari 4 z'iryo hema, imiryango 3 uruhande rumwe 3 noneho yose ikaba 12 cyangwa se 2 mu Kinyarwanda nko bamwe babivuga. Ngo irangize iramubwira ngo nashira umuryango iburasirazuba, afata umuryango awushira iburasirazuba bw'ihema, ngo arangize ashira umuryango wa Yuda. Ubwo ko ndavuga uko ryari ripanze, hanyuma nze nk'uwinjiramo bukeya minota mike tuza gukora. Noneho ngo arangize aramubwira ngo arigaburemo ibice 3. Igice cya mbere bacita mu rugo go hanze, cyangwa se mu rurimi rw'ikizungu baravuga ngo ni outer court. Urugo go hanze rwari rurimo ibintu 2. Ikintu cya mbere cyari mu rugo go hanze hari harimo ibase bakarabiragamo, cyangwa se bahita ngo igikarabiro, cyari gikozwe mu buryo bw'izahabu. Icyo rero hari impamvu yacu wenda nayo tuzaza kuvugaho. Noneho imbere y'iyo base hariho icyo bita ngo ni igicaniro boserezagaho ibitambo, batambiragaho ibitambo, cyari kiraho nacyo mu rugo go hanze. Icyo nico gice cya mbere cyari kigize iryo hema. Noneho ukomeje imbere ukinjira mu gice cya kabiri ari cyo bitaga ngo nahera, cyangwa se the holy place. Aho hera rero hari harimo ibintu 3. Ikintu cya mbere hariho igitereko cy'amatabaza, lampstand mu ruhande rumwe. Opposite y'igitereko cy'amatabaza hari hariho imeza yari iteretseho imitsima, the table of showbread, imeza baterekagaho imigati cyangwa se imitsima, hari ukuntu byari bipanze. Noneho imbere hakabaho igicaniro cy'umubavu uhumura neza. Ibyo bintu 3 nibyo byari bigize ahera hisezerano, nako hihema ryari rasezerano. Igitereko kitabaza, imeza n'igicaniro cy'imibavu ihumura neza. Noneho igice cya 3 rero bacita ngo nahera hahera, mu Cyongereza ari cyo bita ngo ni the most holy place, cyangwa se the holiest place, cyangwa se the holy of holies. Ahera hahera rero hari harimo ikintu kimwe, hari hariho isanduku gisezerano. Iryo sanduku gisezerano rero ryari ririmo ibintu 3 indani. Ijambo rya mbere hari harimo bisate byari biriho amategeko 10, hariho inkoni ya Aroni, ndetse hakabaho n'agakono kari akantu karimo manu. Ibyo bintu 3 nibyo byari hagati mu isanduku y'isezerano indani. Noneho hejuru y'isanduku hari intebe y'imbabazi yari ishushanijeho abakerubi 2 barebanaho amababa yabo. Muri make nashatse nko gukora description ntoya y'iri hema. Ibice ni 3, icya mbere ni mu rugo go hanze, icya kabiri nahera, icya gatatu nahera cyane. Kandi ibyo bice byose byari bigiye bigira ibintu Imana yabwiye Musa ngo nashiremo, byari bifite ubusobanuro tuzaza kurebera hamwe wenda buri kimwe cyose icyo cyashushanyaga. Ku bantu batari bazi rero ayo makuru y'iryo hema, ihema nuko ryari ryubakitse mu buryo bw'ibikoresho bigaragara, nuko byari bimeze. Ibikoresho by'indani rero bagiye babibaza mu biti byihariye by'ubwoko bukomeye, ariko kandi bakagenda babisigaho izahabu zitandukanye zayaga cyane, byari ibintu bigaragara bihenze cyane by'agaciro. Ibyo nabyo hari ikintu byasobanuraga kinini cyane. Rero reka ngaruke muri uyu murongo, turaza kureba ibyanditswe tugenda twifashisha kugira ngo bize kudufasha kumva iki kintu. Iri hema rero nk'uko nari mbivuze hejuru, Bibiliya Imana Yesu Kristo yari ubwiru bukomeye, yabaye igihe kirekire ubwiru bukomeye Imana yabuhishe kuva iremwa ry'isi.
noneho imana igenda imuhishura mu buryo bumwe butandukanye, mu shusho, mu bimenyetso, mu mahanuzi, kuva igihe cyo mu ngobyi ya Edeni. Noneho bishitse igihe cya Musa, imana nibwo yakoze igishushanyo cya Yesu Kristo ibicishije mu ihema. Ndashaka ngo tubirebere hamwe. Noneho iri hema ryose n'ibirigize indani n'uburyo kijyari riconze n'ibikoresho byose n'ibyo bakoreshe kurikora, byose byashushanyaga Yesu Kristo. Byose byari inshusho y'agakiza. Byose byavugaga gucungurwa k'umwana w'umuntu. Bwari ubuhanuzi bukomeye Imana yari ikoze bw'agakiza kacu, ariko abantu ntibagombaga kubyumva no kubisobanukirwa kubera ko ntibari bazi ikibyihishe indani. Mwuka wera yari ataraza kugira ngo duhishurire ibi bintu. Noneho reka mpera aha hantu. Iri hema ryabaye designed n'Imana ubwayo yonyine. Nta mwana w'umuntu wigeze agira igitekerezo cy'ihema. Nuvuga ngo cyabaye igitekerezo cy'Imana kubw'impamvu zimwe n'izindi. Imana niyo yonyine yari izi icyo ishaka kudesigninga. Niyo yari izi icyo ishaka gucora. Niyo yari izi icyo ishaka gukora. Niyo mpamvu mvuga ko cyari igitekerezo cy'Imana kitari icy'umwana w'umuntu. Kubw'izo mpamvu nta mwana w'umuntu n'umwe wari kumenya icyo iri hema rishaka kuganisha. Noneho rero Imana ibishira mu mugambi wayo kuva kera biza gusohora. Ibi bintu byari bishatse gusobanura iki? Imana niyo yari ifite muri yo ubwayo pica y'agakiza. Niyo yari izi uko kagomba kumera n'ibizaba bikagize, ibizakabanziriza kugira ngo kaboneke kuzuye, niyo yari ibizi. Intego y'Imana rero gukora rino hema yari iyihe? Cyo nicyo kibazo cya mbere nshaka ko twibaza. Intego y'Imana gukora ihema yari iyihe? Ndashaka ngo dusome kuva 25 dusome ku 8. Igitabo cyo kuva 25 umurongo no wa 8. Bibiliya iravuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ni ukuvuga ngo the main purpose y'Imana kugira ngo ibwire Musa gukora ririya hema kwari ukugira ngo Imana iziture mu bantu bayo hagati muri bo. Kandi icyo kera murabizi, iyo usomye Yohana w'Injiri dusome kuri 1:14 haravuga ngo jambo uwo yambara umubiri ngo aza kubana n'abantu be. Jambo uwo yambara umubiri aza kubana n'abantu be. Iyo usomye muri Matayo nawe yabivuze neza, Matayo abyandika aravuga ngo azitwa Emmanuel. Bisobanura ngo Matayo 1:23 aravuga ngo they shall call him Emmanuel, ngo bisobanurwaga ngo God with us, Imana iri kumwe natwe. Ni ukuvuga ngo uhereye mu mugambi wayo icyatumye itangira ihema, Imana yashakaga kuba hagati mu bantu bayo. Imana yashakaga kubana n'abantu. Imana yashakaga kuba mu bantu. Niyo yari main purpose. Aravuga ngo bankorera ubuturo kugira ngo mbe hagati y'ubwoko bwanje. Iyo ni point number 1. Iyo niyo yari intego nyayo nyamukuru y'Imana kugira ngo ikore iri hema. Kwari ukugira ngo izibe hagati mu bantu bayo.
Igikurikiyeho Musa, uyu munsi ndakora overview sininjira indani. Musa Imana imaze kumubwira kubaka ihema, araryubaka, ararirangiza. Noneho amaze kurirangiza, ndifashisha iki cyanditswe kugira ngo tujuru nukuva 40 33. Ahangaha turahasanga 40 33. Bibiliya iravuga ngo ashinga urugo rugota ubwo buturo n'ico gicaniro, akinga umwenda mu irembo ryarwo. Uko niko Musa yarangije uwo murimo wose. Maze ca gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko ico gicu cyari kiriho ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose uko ico gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda. Nukuvuga ngo Musa arangije kubakira ihema, buri kimwe cyose amaze guklotira nk'uko Imana yari yamubwiye, ngo ubwiza bwaraje bwinshi buramanuka butwikira ihema, ndetse Musa ngo ananirwa no kuryegera, ananirwa gufungura amaso ye ngo arebe. Nimwibuka neza, aha twari tuvuze Yohana 1:14, haravuga ngo jambo yambara umubiri ngo aza kubana n'abantu bayo. Noneho ngo nyuma ngo tubone ubwiza. Umunsi jambo yamanutse yambaye umubiri ngo haza ubwiza. Ubu bwiza bwazanywe na jambo nibwo bw'ubunabura bwiza bwamanutse umunsi ihema ryuzuye. Musa amaze kuriklotira buri kimwe cyose. Ubwo bwiza rero nta bundi n'ubwiza bwazanywe na Yesu Kristo. Musa igihe cy'ihema yabonye ubwiza bwinshi, natwe jambo wacu ngwaza ari we hema tubona ubwiza bwinshi bumurika kuko Yohana yabyanditse. Kuko Yohana yabyanditse arabishushanya ayishura icyo kintu. Noneho design y'uburyo kiriya hema ryari rikoze ndaba nguvugaho buke gusa umwanya mutoya. Kuri ibi bikoresho byose byarimo indani, ibikoresho byarimo indani byose bagiye babitengeneza mu bwoko bw'ibiti, wenda ntabasha kuvuga n'Imana yagiye bidesigninga mu buryo cyagiye bitegura yonyine ngo irangize ibabwira kugenda bashiraho izahabu zirabagirana cyane. Noneho iki kintu cyari kirimo inshusho imeze gutya. Ibi bintu byose byari ibiti bishagijweho hejuru, ibintu by'izahabu. Ibi biti rero byasobanuraga twebwe ukuntu abari muri Yesu Kristo ari abantu b'agaciro gakomeye cyane. Nubwo tuboneka kuri none twambaye iyi mibiri ipfa, imibiri irwaragurika, imibiri yuzuye intege nke, imibiri imeze uko imeze, ariko kandi abari muri Yesu Kristo bahomyeho izahabu zirabagirana cyane, mu buryo Imana ibareba ibabona ko ari ab'agaciro kenshi cyane, agaciro gahebuje cyane. Tuboneka turi ubutunzi bukomeye imbere y'Imana, turabagirana, twambaye gukiranuka kwayo n'ubwiza bw'umwana wayo. Haleluya. Ngo zabonekaga ari ibintu birabagirana cyane, ariko indani byari ibiti. Abari muri Yesu Kristo rero, kuko Paulo yabivuze, abo ngabo baba bahindutse gukiranuka kw'Imana. Imana yabareba ikababonaho bwa bwiza no kwakurabagirana k'umwana wayo. Noneho kiyamvuga kuri iri hema hanze, Imana ibwira Musa gukora iri hema, yarambwiye ngo nashira umuryango iburasirazuba. Ngo irangize iramubwira ngo fata umuryango wa Yuda
uwushire ku muryango. Yani muri iyi miryango itatu bagendaga bapanga, umuryango wa Yuda niwe berekeje iburasirazuba. Ibi byasobanuraga iki? Ibi byasobanuraga ko agakiza cyangwa se umukiza cyangwa se gucungurwa kwacu kuzaturuka mu muryango wa Yuda, kuko byari byarahanuwe kuva kera ko umukiza wacu azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Iyo ukurikiranye ibisekuruza rero usanga byaragiye bizamuka bikarangirira kwa Yuda, umanukana Yuda ukagera kuri Dawidi, ukamanuka ukagera kuri Yosefu nyina ise wa Yesu. Noneho Imana ibwira Musa ati umuryango muzawushire iburasirazuba, nimurangiza mufate umuryango wa Yuda muwushire iburasirazuba. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ko umuryango w'agakiza k'abatuye isi uzakomoka mu muryango wa Yuda, kuko ariho umwana w'intama w'Imana yakomose, intare yo mu muryango wa Yuda, nk'uko Bibiri bivuga. Yesu Kristo yakomotse mu muryango wa Yuda, niho agakiza kacu kagombaga kuzava. Noneho winjiye ku muryango, muri uwo muryango nari mvuze, wagombaga kuhasanga igicaniro boserezagaho ibitambo, cyangwa se igicaniro batambiragaho ibitambo. Iki gicaniro rero ni ishusho nini ikomeye y'imibabaro ya Yesu Kristo, gukubitwa kwe, kubambwa kwe, gupfa kwe, imibabaro yose yagize, amaraso ye yamenye, biriya byose byamubayeho ni Imana yabishushanyaga muri iki gicaniro. Muri iki gicaniro batambiragaho iyi nyamaswa. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gihari, bagombaga kuzana igitambo. Icyo gitambo gifite uburyo kibagisuzumaga bitewe n'amategeko Imana yari yarahaye abatambyi mu murimo bakoraga. Iki gitambo bagomba kugisuzuma hagati y'iminsi 3 n'iminsi 4 kugira ngo barebe ko cyujuje ubuziranenge. Barangiza gusanga igitambo ari ikiziranenge, noneho abatambyi bakakizana, sinshatse gukora detaye byakogwaga, bakakizana bakakibaga. Barangiza kukibaga, imihango yose bayikoreraga kuri iki gicaniro. Bitewe n'amategeko bari barahawe, hari ukuntu bafataga inyama zimwe bakazotsaho, hari izindi bafata zo kuja ibyo mu nda bashaga guta hanze kure, amaraso hari ukuntu bayagenzaga. Noneho byose hari icyo byashushanyaga. Tuzagenda tuvuga buri kimwe ku kindi, kuko ni ibintu buri kimwe cyose gifite ubusobanuro bwaco buhagije. So uyu munsi ko ndavuga ku ncamake. Noneho umutambyi yarazaga agakora mu maraso, yarangiza agasiga ku mahembe 4 yaragize icyo gicaniro. Icyo gicaniro cyari kigizwe n'amahembe 4, ntabwo nabyinjiyemo ngo mbivuge. Ayo mahembe ko ari 4 yari yerekeye impande 4 zose ko ari zisi: iburasirazuba, iburengerazuba, kasikasi n'ikusi, niko cyari gicoye. Noneho umutambyi yazanaga urutoki rwe agakoza mu maraso, yarangiza akagenda asiga ayo maraso kuri ya mahembe kwa 4 agize iki gicaniro. Yarangiza agasubira agakoza za ntoki ze mu maraso, akagenda aminjagiza ahantu hose azengurutsa ico gicaniro, amaraso mitonyi. Ibi ngibi rero byasobanuraga iki? Iyo dusoma Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 2, Yohana wa mbere, reka tuwasomeho gato. Urwandiko rwa mbere
rwa Yohana isomye 2 no kuri 2 biravuga ngo uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'ibyaha by'abari mu isi bose. Iki kintu cyasobanura iki rero? Nukuvuga ngo aya maraso basigaga ku mahembe agize impande zine z'ico gitambo, ndetse ngo bakongera bakayaminjagira hirya no hino buri ahantu hose kuri ico gitambo, byashushanyaga ko amaraso ya Yesu Kristo azameneka kubw'abantu bagize isi yose. Yohana aravuga ngo nyamara si kubwacu twenyine, abo n'abayuda bavugaga, ngo ahubwo ni kubw'abatuye isi bose. Aya maraso ya Yesu Kristo yamenetse kubw'abantu bose bari batuye isi, kugira ngo abantu bose bagire access ku mbabazi z'Imana, kugira ngo abantu bose binjizwe mu Mana, kugira ngo abantu bose baturane n'Imana, kugira ngo abantu bose baze babane basabane n'Imana. Aya maraso rero nico yashushanyaga impande zine zose z'isi. Nta hantu na hamwe amaraso ya Yesu Kristo yigeze asiga. Yejeje abari mu isi bose abazizera iki gitambo. Noneho dukomeza tuganisha ku musozo, wenda navuze ko nkora introduction, tukazaza gukomeza mu by'ukuri tuvuga buri kamwe kose mu buryo bwihariye. Tujuru turabona winjiye ahindani nkuko nari mbivuze, hari ico gicaniro naco mvuze wenda kubukeya cyangwa se kubugufi. Noneho hakabaho n'igikarabiro, bagombaga kubanza gushika bagakaraba batamvye imbere yuko bakora umurimo. Iki gikarabiro rero cyasobanuraga iki, sinabivuga none, ndashaka ngo nzabigihereho wenda ubutaha, gifite ubusobanuro bwinshi bukomeye, ariko nshaka ngo manze ngaruke kuri iri jambo. Iki gitambo rero, iki gitambo batambaga cyari kiri mu buryo bubiri. Imana yari yarababwiye kuzana igitambo bazaza batambira hanga kuri iki gicaniro twavuze. Abana b'ihene bagombaga kuba babiri, umwana umwe agatambwa, amaraso yakameneka, agakora imihango yose y'agakiza cyangwa se yo kubabarirwa k'umunyabyaha. Noneho undi mwana w'ihene nawe bagombaga kumwohera mu butayu. Hari umuntu wamwiteguriraga akamujana akamuta kure cyane, aho atazongera kubaho ngo aboneke aseruke bamubone. Ibi navyo tujuru byari igishushanyo kinini cy'ukuntu umwana w'umuntu azabambwa, yarangiza agata kure cyane ibyaha byacu, aho bitazongera kandi kuboneka. Murabizi Zaburi yaravyanditse Dawidi, aravuga ngo nkuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, aravuga ngo ni kuwiteka ataye kure cyane ibyaha byacu. Yani yarabifashe abita ahantu tutazongera guhura nabyo, abita ahantu bitazongera kuboneka ngo Imana ibibone ibitubareho. Yaranavyanditse kandi hari amaheburayo, umwanditsi w'abaheburayo aravuga ngo ibyaha byabo no gukiranirwa kwabo sinzabyibuka ukundi. Yani nabitaye mu nyanja ya kure cyane, aho ntazongera kubyibagirwa. Uyu mwana w'ihene rero iki nico ashushanyaga. Baramwohera cyane ahantu atazongera gusubira kuboneka no kubaho, ahantu hatari ubuzima, mu zuba gusa no mu nzara, yagombaga kuzapfira iyo. Byashushanya ukundi umwana w'umuntu n'ubundi azabambwa, akagirirwa nabi, agatabwa ku karubanda, akajanwa hitaruye igorigota, bakamubamba, yarangiza agafata ibyaha byacu akabita kure cyane natwe, kugira ngo Imana yo mu ijuru isabane natwe nk'abana babaziranenge, batariho umugayo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma tugawa imbere yayo.
Imana rero yubakira ihema yagiye iridesigninga mu buryo bwinshi butandukanye. Urabona hari ikintu Imana yagiye ikora guhera kuri iyi nkuge y'igihe cya Nowa. Yaramubwiye tunuja kuyikora yikoremo stairs zitatu, hasi hagati no hejuru. Noneho ngo bigere kandi igihe cya Nowa iramubwira ati ihema rikoremo ibice bitatu, mu rugo rwo hanze ahera n'ahera cyane. Tujura ibi byose byari inshusho y'agakiza. Ibi byashushanyaga uburyo gucungurwa kwacu kuzakeneramo ibintu bitatu. Reka wenda nsohoreza aha ariho tuzahera dukomeza ubutaha. Nuvuga ngo Imana ibwira Musa ngo gira ibice bitatu. Ibi byasobanuraga iki? Ibi byasobanuraga ko agakiza kacu kagomba kuzabaho ari uko habayeho umwuzuro w'ubutatu bw'Imana. Yani hagombaga kubaho Imana, hakabaho Imana umwana, hakabaho n'Imana umwuka wera. Yani Imana yicaye igatekereza agakiza, hakabaho n'Imana yaje ikaba umuntu, noneho hakabaho n'Imana yaje mu shusho y'umwuka wera kugira ngo atwumvise. Ibi byose byafatiwe umwuzuro wo kubabarirwa cyangwa se wo kugira ngo akiranuke. Reka mbivuge gutya, byaheraga ku gicaniro cyangwa se ku gicaniro batambiragaho ibitambo, bigakomereza ku gikarabiro, bikinjira hera, bikaza kurangirira ahera hahera, aho umutambyi mukuru yagombaga kurangiriza mission. Noneho nyuma y'ahera hahera umutambyi mukuru yagaruka, umunyabyaha akabona kuba declared cyangwa se bakamutangaza ko abaye umukiranutsi, ko amaraso yagiye kumutambirwa ahera hahera, yemewe imbere y'Imana, Imana ikaba itakimubaraho icyaha yakoze. Bityo natwe Imana mu ijuru yaradutekereje ngo irangize ituma Yesu akora gahunda ze zose, arapfa, arababazwa, amena amaraso ngo arangize arazuka. Noneho mu kuzuka kwe twakira gutsindishirizwa, twakira kubabarirwa byabereye ku musaraba. Mu kuzuka twakira agakiza, twakira gutsindishirizwa, twakira ubuzima. Noneho ngo azamuke asubijwe ubwiza yahoranye mu ijuru, natwe noneho tuzamukana nawe tuja kuba glorified hamwe nawe iburyo bwa Se. Rero mu bugufi cyangwa se ku ncamake yari plan y'Imana kugira ngo iri hema ribeho. Wari umugambi w'Imana kugira ngo azabane n'abantu. Wari umugambi w'Imana kugira ngo azabe mu bantu. Wari umugambi w'Imana kugira ngo abantu bazabeho ari abere binyuze mu gitambo cy'umwana wayo. Wari umugambi w'Imana kugira ngo agakiza kazabonegwe mu gitambo bitanyuze mu buzima cyangwa se bidaciye mu wakoze icyaha. Wari umugambi w'Imana kugira ngo gukiranuka kwacu kuzabonegwe mu maraso ya Yesu Kristo. Wari umugambi w'Imana kutubyara binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Wari umugambi w'Imana kuva kera ko kwera kwacu kuzashingira ku maraso ya Yesu Kristo. Wari umugambi w'Imana ko agakiza kose muri rusange kazaba kuzuye ari uko Imana umwana yabayeho, n'Imana Data, n'Imana Mwuka Wera, kugira ngo ubuzima bwacu butunganywe bwose kandi buboneye imbere y'Imana. Mbashimiye rero, tuzakomerezaho abadukurikira ku Rubunga TV, Room of Righteous ndetse no ku Itongo TV. Uwagira ikibazo icyo ari cyo cyose yabaza wacandika muri comment. Turatangiye just tuzakomeza, yari introduction ntoya, tugende tuvuga buri gikoresho cyose n'uburyo cyagiye gikora nicyo cyashushanyaga. Byose muzakomeza munezerwe, byavugaga Yesu Kristo n'agakiza cyangwa se gucungurwa kwacu. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.